Hey guys, welcome back to my channel. N'umukobwa wanyu mwiza no musi nkabambaza n'indi video mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose n'amafaranga menshi. Ubu ngubu twaba tugiye kuganira kuri episode 6 ISEERERI. Again, ndibuza guspoiling ibyabaye muri episodes. If you haven't watched it and you don't care and you want to watch this video first, feel free to watch it. And then if you haven't, look in the description below. I have a link to the episode. You can watch it and then come back to this one. Anyways, the last episode, episode 5, and episode 5 ended Shema yongeye guhura na Teta. Noneho bakomereza aho barangirije muri episode 5 aho Teta na Shema bari kuvugana. And then this is also an opportunity to show us that really he does do the work. Urebye ukuntu ari gukora, I think the best reaction on whether or not he's someone who's done this before ni muri reaction n'abahungu bamwe bambaye by'ubururu bari kumureba akora. Anyways, Steven yaje mu rugo rwa Pasteur. Ahageze asanga ntuza ari kugera ari kunywa inzoga. Ntuza Steven agira ngo amusengere amuburire wenda amubwire ntuza ijambo ry'Imana oni kugira ngo kaceri amubwira ati ngo buriya guzi icyatuma nkizwa n'amagambo yo kumbwira bibaye hari abandi bantu batanu noneho tukaririmba tugakora korari noneho wowe ukaba wambaye nk'umusiramu ukaba uri umusiramu usa nk'umusiramu ariko wambaye nk'umudive. As a matter of fact, reka tukugira umugandi noneho tubwiriza mu kiganiro niho nafashwa. Bwiriza abantu mu kiganiro babwira ati bwenyonyo kukubara mutera kukubeze babarira mwami Yesu kule mutwala babarira mu izina rya Yesu ndagiye wamana wonkiza y'amaboko y'abadayimoni. Oni kugira ngo Steven avuga ati uyu nguyu we turamuzekera aho twamusanze mbaye nikuyemo akanjye karenge abarigendeye. And of course ahagiye ninde nukureba nuguhura nuza na Pasteur. And you know he starts off like, you know, reka tuvuge ijambo ry'Imana, reka dusenge, reka dusome. Only for him to go into the topic that really brought him here today. And that topic ni ijyanye na Sabine, umwana wakunze Pasteur. Umwana uri kwiruka kuri Pasteur. We know ko last time yari yagiriye ntuza Pasteur inama yo kuvuga ati hey, sometimes you know ibintu byiza binizana. So kuba Sabine yizanye akaba ari obsessed with you, it's not a bad thing. You can get a child out of her. You can get a child out of her. And then he was talking about a way he was trying to convince Pasteur ko nyine ariyo mahirwe ya Pasteur kugira ngo abe yabona umwana. In this one, that's what brought him. Ibindi byose nibyo kubesha. This is what brought him. Arangije kubwira Pasteur, kubundi jya wireba muri miroir. We uri wo muri 81. Ujya wireba muri miroir ukabona kuko utarahenze ntuza umuryango wa Karine ujya kumushaka. Karine no kuvuga ati ntuza ni afande wacu, command wacu. Uyubona utarabahenze urukorera umwana muto nkuriya. Ewe ntago ndi kugira ngo ngusenyere mba imagine ko ari umusirikare abagiye buri mezi abiri yagiye no gutekereza atabona n'umwana wo muri 2008. So someone who's 20 years old. 2006 niko yavuze 2006 ujya wireba arambwira ngo wowe ngo nta n'umwe ari ngombwa ngo rejecting Sabine we humurekera aho ngaho uvuze yuko at the end of the day anytime weho wagenda ukibonera umwana ukibona umuntu wo mufatanya ukibona umwana wo wirira. And then speaking of the devil muri ako kanya ntuza Sabine arahamagara kuvuga ngo Pasteur nukuri narwaye waza ukansengera.
ngo nungu nta wundi muntu nabaza ngo kandi niwe nukuri nizeye kugira ngo uze kunsengera waje ukansengera ababyeyi banjye baciye kure ntiwareba. But of course I don't like that one. Hariya ka clip mama arakarekise wenda in the next episode mukatwereka ari kugira. Okay, baduhaye aga clip aho ntuza Sabine yisize yambaye ari gusesa mu ntuza mu gitanda cye. Right before ntuza Pasteur agira ahamagarwa na Sabine. So meaning batubwiye yuko already kumwana atarwaye, sibyo? Kariya mama mwana agasize inyuma. We don't need to see that now. Leave a little mystery for us, sibyo? So aramuvuga ngo nukuri narwaye. Please Pasteur ngwino aramubwira ngo ngiye gustandinga Steven umwe udukorana ngo no ngo Pasteur ni wo twagena naho Steven ngo Pasteur ibyo nk'ibyo ntuwe kajya bikora ngo weho gende gusengera umwana ngo ngewe uramutse unyohererejeyo ngo n'umwana namusambana n'umwana namusambanyisha ngo ngewe ntago ngo ngewe ibyo ntago nyambikina n'umwana namusambanisha muri rugo rwe. Zo ntinya ndi mubi nonagera no muri iyo nzu yo nkamusambanya ndakurahiye ukagira gute. This is my intention. Unyohererezeyo nirira umwana. Ushaka kugira ngo njyeyo cyangwa urigenderayo. Because right now nshaka kugira ngo wowe wigendereyo. But otherwise unyohererezeyo njyewe umwana ndamwirira. Pasteur avuga ngo buranyine this is everyone else is doing his dirty work. And as you can imagine, ntuza Sabine ntabwo yarwaye. Akinguye ntuza urugi yambaye sume and then arikorera Pasteur ngo akumureba ati got you. Yeah, you coming in or not? You coming in or not? Come on in, Pasteur. I'm gonna try and get it. She's so good at it. As gukora akazi kiwe pe. She's the most convincing out of all of them. Anyways, so that's how the episode ends. Honestly, bravo. Bravo. That's how you end an episode. Yeah. Come on. I'm very much ready to watch the next episode. That's how you end an episode. Great job. Okay, as for filler scenes, dufite ntuza Karine, ntuza nyirabuja wa ntuza wa Rubanda, yinjiye mu gikoni ari kubaza Rubanda, nose Rubanda kari waguteka, kaba ari we uzi ibintu byo dufite mu rugo byo kurya, nukubera iki ureka bigashira, ntugire ntujye guhaha, sibyo? And the most dumbest thing I've heard, ntuza aramubaza nose nta telefone ugira. Kache ntuza Rubanda aramubwira ngo ntayo mfite ngo ahubwo azamara fact ubu kuno kugiye kubukwezi kwa kabiri ntari nahembwa none umugara aramubwira ngo mbese ngo kugira telefone bihuriye he no kugira telefone bihuriye hehe no guhembwa hagora guhembwa hese ni paka ngo telefone buri amafaranga baguhembye. See, you gonna go ahead and talk nonsense. Bihuriye no guhemba atari kumusubiza ngo if that's the case ukawumeza ngaho udahembwa reka nze nge kukugira reka nze nguhembe sibyo wende iyo telefone uzayigura. Dom. Anyways, harakaririmbo ko ntuze ejo bundi azaba ari kuririmba. Ntuneze sheri ndaguhamani wiba umusatsi yanje dino umusasiri dino umupasteri nidini barabizi ngufata ibiceri yanje madame
Diamond insazi emunani josi iyo aje turi munsi yanjye ngiyo taje turi munsi yanjye. Okay, that's the most exciting part, to see that happen. Anyways, guys, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye.